basize posho kutaba rwose uhari kandi urabizi ko buri mudamu wese iyo bamusigiye posho bamubwira n'igihe n'amasaha yuko agomba kubitunganya niba ko ngiye kubiteka narashatse umugore ngwino biteke ni wawe sibyo ntago wana ari wanjye ngenyine ku buryo uzajya umugore uriya mugabo wawe nawe ntabwo ashobotse ase ubundi sinzi ikintu muri gupfa ntabwo mbyumva ibyo kukunanira buretse nyine bwo icyo kibazo ndaza kugikurikirana ngwaka nimero ka telefone uraza kumpamagara uriya mugabo wenda mufungisha byanze bikunze n'amazi andikamo nimero yawe hano ubundi turaza kubivuga nubwo nyicanye ubu biragenda gute kuba reka mbanze nderekeho inkono ndabona yatse yari ingoye cyane rwose izi nyama sinzi igihe ziri bugire rwose reka mba nzitogosheje zishye vuba vuba imyaka se koko mwana mbayikirya n'iki madamu mumeze gute meze neza uraho naho neza ko watinze se mutwara ntago natsinze nakazi kabaye ke none se gera guhereye iposho iki gihe itangiye umugabo mwiza koko tutagiye mu bintu byinshi nubwo basize iposho kutaba rwose uhari kandi urabizi ko buri mudamu wese iyo bamusigiye posho bamubwira n'igihe n'amasaha yuko agomba kubitunganya neza nkawe koko igihe wagendeye reba igihe ugarukiye madamu urananiye igihe natangiye iposho ubu si uko mutware mwiza nakunanira ate koko urananiye ubu ngubu se narashatse cyangwa ntabwo reka nkubwire rero wa mugabo ntunsumbe sibyo kuba wansigiye iposho ndabyumva urumva amasaha y'umugore tugomba gutekera igihe dushakira ko utari uhari wambwiye kuri butahe nijoro ubu ko kugura abona n'ubundi nari guteka umwana ubona nta n'uhari bikagenda gute none nashatse niwe ugomba kuzana ngo aneke umva nkubwire rero wa mugabo ntutsumbuwe nawe uri nyururugo sibyo ngo ngaho ngwino mana we ngo ko ngiye kubiteka narashatse umugore ngwino biteke ni wawe sibyo ntago wana ari wanjye ngenyine ku buryo uzajya unjugunyira mu bikoni byo byanjye ngenyine sibyo nawe genda ujye kubiteka sibyawe umva rero wa mugabo we nawe ibiryo ni ibyawe urumva ntago ari njyewe ubirya ngenyine genda ujye kubiteka rero wa mugore we urambwiye ati ngende mbiteke ninde washatse undi umva rero wa mugabo we kuba waranshatse ukangira umudamu ntago ngende inganzwa ujye umenya yuko abagore twahawe ijambo nawe genda uce hari ujye kubiteka sibyo rero wa mugore we yo yabona iwe mburana ubu nagukubita nkagera nabona n'urugumo wumvishe ubwo ngo mwahawe ngo ijambo umva rero wakagabo njyaho kugira ngo njyewe unkubite urumva abagore twahawe ijambo nahita nkujyana mu buyobozi turumvikana umva uri akagabo k'amafuti sinzi ikintu cyatumye nza no muri runo rugo rwawe mwiriwe murimo murapfa iki mwarwanye muri uyu mudugudu wacu niho hantu hari abantu basakuza uzi ko nirukanka navuga ati abantu baricanye murimo murapfa iki kandi muyobozi reka nkubwize ukuri wa muntu we sibyo akazi ko mu rugo karavuna nawe urakazi umugabo abyuka mu gitondo agenda yego nubwo abashize iryo posho nta mazi aba yavomye ntaba yananahirije n'inkwi njyewe nzajya mbyuka mu gitondo nkora akazi twagakwiriye gufatanya akangererana akazi kose yarangiza akaza ngo natinze ngo guteka none se nimba natinze koko mwabantu mwe we yamfashije icyaha ngaha muri uru rugo kugeza ubwo azajya aza nkubita mfata mu mashingwa anoteza umva nkubwira ikintu inshingano zo mu rugo ntazishoboye nta na kimwe mfasha muri byose yanzana mutanigira kwishakira n'abandi bashoboye aho kugira ngo buri gihe muri uru rugo maje kurambirwa rero wa mugabo gukubita umugore ntago byemewe none kuki uri gukubita umugore wa inshingano zo mu rugo utabasha gukemura nize ntago ujya uhaha umuyobozi jewe uri umugore pe nta nshingano zose ndazikora zo mu rugo zo zishoboka guhaha ndahaha nkagira uti ariko kuza akabunyiriza ngasanga ibyo ataketse
ni ikibazo gikomeye kanagasuzugura mu rugo iwanjye ngiye kumuta nigendera. Rero ndabona ibyanyu bitoroshye, reka mbashyire umuyobozi w'umudugudu ibibazo byanyu bibakemurire. Hari icyo bitwaye? Afite mwitwara nyine mureke njyewe mbashyire umuyobozi turashize noneho bite muyobozi? Komera cyane. Mwebwe uretse kwicara madamu. Amakuru ya neza muyobo. Umva rero muyobozi, aba bantu nsanze bari kurwana, ariko uburyo barwanagamo ni bya bintu nyine byo mu ngo zabo, ntawamenya ibyo ari byo. Ngo uyu ngo hari ibyo atabasha gukora mu rugo, undi ngo ntahaha. Ubwo byari byancanze nanjye bakuzaniye ngo bakemurire ikibazo. Abaturanyi batuye hano hirya bagirana ibibazo gute, noneho ku buryo jewe ndi hano n'abaturage bataza kumbwira ikibazo cyabaye ku buryo bahuruza abahisi n'abagenzi bakaba aribo bakemura ikibazo kandi genda hanga. Nanjye icyo byo byose nanjye nabikubaza. Njye numvise basakuza barwana batakanza kubakiza, ahubwo nibatubwire icyo bapfa. Rero muyobozi reka mbabwize ukuri rero. Uyu mugabo we aranzengereje pe, aranzengereje. Buri munsi aza ntuka ankubita, cyangwa sinzi ibyiwe rwose. Nanjye naje kubakira kumuyobozi ngo mugire icyo mumfasha kuko sinzi uko nabivuga. Ahubwo ngiye mba numva nakahukana nkigendera ngasubira kwa mama kuko aranzengereje pe. Niko mugabo we ubundi ngiye maze nkubaza, ni gute wowe ushobora gufata ukagirana ibibazo n'umugore ukageza nawe ushoka kumufata mu ishingu gute? Ese nkawe babigufashe bumva byamera kuki wowe giye niba ndi hano utaje kugira ngo wifashishe inzego z'ubuyobozi uzibwire ikibazo cyawe gihari babishakira uburyo? Hari inshuti z'umuryango, hari ubuyobozi bw'umudugudu, hari abanyesibo, hari bamutekano, hari n'izindi nzego zigiye ziri aho ngaho. Kuki nta na rumwe wifashishije ukajya kwirwanirira? Bayobozi abagore b'iki gihe abango bahawe ijambo sigitosho nagira ute nta kintu nakorera mu rugo. Umugore yarananiye mana yanjye sinzi ngegeye kuzakora nubwo ari kwivuma ngo agiye kuntu rwose madamu wanjye urananiye nanjye twatandukana. Ese rero reka maze mbwire wa mugabo we nawe ibyayo banza atari shyashya, banza warananiranye. Ni gute wowe ushobora kuza ugahita ufata umuntu ukamusumira mukarwana mukagira gute ntubashe kuba wabwira abandi bantu ngo wowe witabaze n'izindi nzego bagira ikintu bagufasha ugashaka wowe gufata ngo umusumire urwane nawe? Ahubwo nawe banza udashoboka, umugore wanjye mupanga niki ku buryo mutumira ngo unyemure ikibazo cy'umugore wanjye wananiye ukaza ngo umuvugire ngewe umugore uriya mugabo wawe nawe ntabwo ashobotse. Ase ubundi sinzi ikintu muri gupfa ntabwo mbyumva. Reka yarananiye nanjye. Ibyo kukunanira buretse nyine bwe icyo kibazo ndaza kugikurikirana. Ngwaka nimero ka telefone uraza kumpamagara. Uriya mugabo wenda mufungisha byanze bikunze none. Andikamo nimero yawe hano ubundi turaza kubivuga.